mwiza w'ijambo ry'ubuhanuzi, muri kumwe na Pasiteri Nkunzurwanda Jean Marie Vianney ukuriye Ministère Divine Prophetique. Yesu abaha umugisha. Ndabasuhuje mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Imana ibiteho muri aya masaha y'umugoroba, muri aya masaha Yesu abaha umugisha. Reka dusenge Imana muri uyu mwanya mwiza kugira ngo twumve ijambo ry'Imana mu izina rya Yesu. Mwami Imana yacu, Imana ishobora byose kandi igira neza, Imana yuzuye ubuntu n'imbabazi n'urukundo bitagira akagero, kandi Imana idukunda, Imana y'amasezerano, Imana igira neza abayikunda, kandi Imana ivugana n'ubwoko bwayo mu ijambo ryayo mu izina rya Yesu. Nyemerera uyu mwanya wa none aha umwuka wera abane nanjye, kandi umwuka wera abane n'abumva ijambo ryawe mu izina ryawe Yesu Kristo. Kugira neza kwawe Mwami Imana yacu kugaragarira buri wese. Urakoze Data kuko ubyumvise. Bisabye Imana mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Amen. Haleluya. Imana ishimwe. Ni wa mwanya mwiza wo kumva ijambo ry'Imana muri cya kiganiro cyacu cy'ijambo ry'ubuhanuzi. Yesu abaha umugisha. Kadusome ijambo ry'Imana mu gitabo cy'umuhanuzi, mu gitabo cya mbere cy'umuhanuzi Samweli, ibice 26, umurongo waho wa mbere tugeze ku murongo w'9. Turi buze kongera gusoma mu rwandiko Paulo yandikiye Abaroma ibice 5 ku murongo wa 4. Kadusome mu izina rya Yesu. Bukeye ab'izifu bajya i Gibeya kwa Sawuli baravuga bati, uzi ko Dawidi yihishe ku musozi w'i Hakila uteganye n'ubutayu. Nuko Sawuli arahaguruka aramanuka ajya mu butayu bw'izifu ari kumwe n'ingabo 3,000 z'Abisirayeli zatowe. Bajya gushakira Dawidi muri ubwo butayu. Bukeye Sawuli agerereza ku musozi w'i Hakila uteganye n'ubutayu hafi y'inzira. Ariko Dawidi yabaga mu butayu. Hanyuma abonye Sawuli aje kumushakira mu butayu, aherako atuma abatasi amenya ko Sawuli aje. Dawidi aherako arahaguruka agera aho Sawuli yagerereje, yitegereza aho yibikiriye ari kumwe na Abuneri mwene Neri umugaba w'ingabo ze. Kandi Sawuli yibikiriye ahantu hakikije amagare, abantu nabo bagerera bamukikije. Maze Dawidi aterura amagambo abaza Ahimeleki w'umuheti na Abishayi mwene Seruya murumuna wa Yowabu ati, ninde turi bujyane aho Sawuli agerereje? Abishayi aravuga ati, ni jye turi bujyane. Nuko Dawidi na Abishayi bagera muri izo ngabo nijoro, basanga Sawuli aho yibikiriye asinziriye ahakikije amagare, icumu rye rishinze ku musego, kandi Abuneri n'ingabo baryamye bamukikije. Abishayi abwira Dawidi ati, uyu munsi Imana yakugabije umwanzi wawe. Nuko none ndakwinginze nyemerera mutikure icumu rimwe gusa mpamanye n'ubutaka, sinongera ubwa kabiri. Ariko Dawidi abwira Abishayi ati, reka ntumwice. Mbese ninde wabasha kubangura ukuboko kwe ku muntu Uwiteka yimikije amavuta ntagibweho n'urubanza? Dawidi aravuga ati ku murongo wa 10, aravuga ati, nk'uko Uwiteka uhoraho, Uwiteka niwe uzamwicira, cyangwa igihe cye cyo gutanga kizasohora, cyangwa se azamanuka ajya mu ntambara yigwemo. Imana itugire neza. Uwiteka andinde ko nabangura ukuboko kwanjye ku muntu Uwiteka yimikije amavuta, ahubwo ndakwinginze enda icumu rye riri ku musego we n'urunywero rwe rw'amazi tugende.
Imana iduhe umugisha kandi tugire neza mu izina rya Yesu. Reka dusome n'urwandiko Pawulo yandikiye Abaroma ibice 5 ku murongo wa 4. Yesu atwiteho. Abaroma ibice 5 ku murongo wa 4. Reka dusome mu izina rya Yesu. Kandi kwihangana kugatera kunesha ibitugerageza, uko kunesha kugatera ibyiringiro. Yesu aduha umugisha. Mana itwiteho muri uyu mwanya mwiza wo kuganira ijambo ry'Imana. Tubonye inkuru zabayeho ku mugabo witwaga Dawidi. Uyu Dawidi niwe Imana yatumyeho Samweli ngo ajye kumusukaho amavuta, ubwo Sawuli yari yamaze kwanga gukora ibyo Uwiteka yari yamutegetse. Uwiteka yari yategetse Sawuli kurimbura Agagi. Ni ukuvuga ngo Sawuli, Imana imaze kumwimika, yaramubwiye ngo Sawuli, genda ujye kurimbura Agagi, ko nibutse gukiranirwa kw'Abamaleki kugeze imbere yanjye, genda urimbure buriya bwoko. Ariko Sawuli arangije yanga gukora ibyo Uwiteka yamutegetse, ahubwo yikora ibijyanye n'irari rye. Ibyo simbitindaho. Nuko Imana irangije ngo Samweli akajya ahora ababazwa cyane nuko Sawuli Imana yamuciye. Noneho igihe cyaje kugera, Imana ibwira Samweli ngo uzahora uririra Sawuli, urira kugeza ryari? Genda ujye kwa Yesayi i Beteli, hari uwo nitoranije uzakora ibyo umutima wanjye wifuza, kandi uwo nguwo umutima we umeze nk'uko nshaka. Imana iduhe umugisha kandi twiteho. Nuko Samweli aragenda agera i Beteli. Amaze kugera i Beteli nibwo yaje kumurikirwa na Yesayi abahungu be 7, ariko hari uwa 8 witwaga Dawidi. Uwo nguwo niwe Uwiteka yaje kwimikisha amavuta akoresheje Samweli. Imana ibwira Samweli ngo mwimikisha amavuta, kuko ngo ari uzayobora Abisirayeli kandi ari uzaba umwami w'Abisirayeli. Dawidi rero ntabwo ari wabyihitiyemo, ahubwo Uwiteka niwe wabimuhaye. Imana ishimwe. Uwiteka niwe washimye kumuha ubwami. Uwiteka niwe washimye kumwimikisha amavuta akoresheje Samweli. Amen. Haleluya. Imana ni ishimwe cyane. Nuko Dawidi amaze kwimikishwa amavuta, Bibiliya yatubwira ngo umwuka w'Uwiteka yakundaga kumuzaho, atangira kumukoresha iby'ubutwari. Tubona ko aribwo yishe idubu, yica intare, ariko n'imbaraga z'Imana zari zimurimo zamukoreshaga. Ni umwuka wera w'Imana wamukoreshaga agakora ibyo bitangaza. Dawidi rero umwuka w'Imana yari muri we, umwuka w'imbaraga yari muri we, kandi n'umwuka w'ubwenge yari muri we, n'umwuka wo kwihangana yari muri we, n'umwuka wo gushishoza yari muri we, n'umwuka wo kudahubuka yari muri we. Haleluya. Mana ni nziza. Aya masaha ndakwifuriza kugira ngo umwuka wera w'Imana ature mu mutima wawe. Mwuka wera w'Imana aganze ubugingo bwawe. Mwuka wera w'Imana agutegeke. Mwuka wera w'Imana agukoreshe mu izina rya Yesu. Nuko Dawidi uyu nguyu amateka ni maremare, niwe waje kwica Goliyati, wari umaze iminsi 40 yigaragaza imbere y'Abisirayeli. Abisirayeli bamubona bakamuhunga. Amen. Aha hose Dawidi yahaciye neza. Amaze kwica Goliyati nibwo Dawidi atangiye kumenyekana mu Bisirayeli, atangira kumenyekana mu ngabo za Sawuli, kuko yaje guhabwa umwanya wo kuyobora ingabo za Sawuli. Hanyuma Dawidi amaze kwica Goliyati, habaye ikintu gikomeye ku Bayahudi. Ababyeyi b'Abayahudi ngo bajyaga babyina ngo Sawuli yishe
ibihumbi, ariko Dawidi yica inzovu. Iryo jambo ryaje gukora ku mutima wa Sawuli. Sawuli atangira guhiga Dawidi, kuko Sawuli amaze kureka kumvira Imana, umwuka mwingo yajyaga aza agasaragurikira imbere ya rubanda cyangwa y'abayoboye. Ariko ngo haza kuvamo umuntu umwe avuga ngo mwami nyagasani, ikintu cyaba cyiza cyane, subira inyuma gatoya, ikintu cyaba cyiza cyane, hari umusore wo mu muryango wa Yuda ukomoka i Betelehemu. Uwo nguwo ni umuririmbyi mwiza cyane, ni umuririmbyi uhimbaza, ni umuririmbyi wuzuye umwuka wera, ni umuririmbyi waje kukuririmbira, izo mbaraga zikurwanya zigacogora. Naho Dawidi yatangiye kumenyekanira. Imana yashatse kumenyekana, hari uko ibigenza, hari uko uyikora. Yesu nashimwe, kuko ubwawe wishakiye kumenyekana ntabwo bizakugwa neza, ariko iyo Imana ibishatse ifite inzira nyinshi icishamo zo kugira ngo ubashe kumenyekana. Imana itugire neza kandi Imana iduhe umugisha mu izina rya Yesu. Iyo Uwiteka yashatse kumenyekana uramenyekana, yashatse ko wamamara uramamara, yashatse ko abantu bakumenya barakumenya, yashatse ko amahanga akumenya arakumenya. Imana itugire neza. Icyo usabwa wowe gusa ni ukwemera ko umwuka wera w'Imana atura mu mutima wawe. Umwuka wera akakuyobora, umwuka wera azakwamamaza, ariko niwiyamamaza bizakugwa nabi. Imana iguhe umugisha kandi kugire neza wowe ukurikiye aka kanya ijambo ry'Imana kuri BTV, kandi nawe uyikundisha abandi mu izina rya Yesu, kuko ni televiziyo nziza yivugabutumwa, ni televiziyo nziza yamamaza ubutumwa bwiza, ni televiziyo nziza ituma abantu bahinduka bakamenya Imana, bakamenya n'ijambo ry'Imana, bakamenya imbaraga z'Imana. Kurikira ijambo ry'ubuhanuzi mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Haleluya. Nuko Dawidi rero uyu nguyu, kubwo kwamamazwa n'ababyeyi bitewe n'ibikorwa byiza yakoze, kubwo umwuka wera atari imbaraga ze, kubwo urukundo rw'Imana atari ubushake bwe, kubwo ubuntu bw'Imana bidaturutse ku buzima bwe, ahubwo biturutse ku neza y'Imana, aramamara. Amaze kwamamara, Sawuli yuzura umwuka mubi wo kumuhiga kugira ngo amwice, ariko Uwiteka akomeza kubana na Dawidi. Nuko umunsi umwe, ngarutse ku magambo nabasomeye, Dawidi ngo nuko aza kumenya ko umwami Sawuli, Yesu ashimwe cyane, arimo ageze ahitwa Igibeya, ahitwa Izifu. Hafi aho ngaho ngo abaturage baho barangije basanga Sawuli, baravuga bati mbega uzi ko Dawidi ageze muri aka gace? Umwami Sawuli arangije afata ingabo zatoranijwe. Twamaze kubona icyo Dawidi yaziraga ko rubanda rwamwamamaje, kandi Sawuli yari azi neza ko Dawidi yaba yarimitswe 100%, yari abizi, amakuru yari ayafite. Aravuga ati ngomba kumwica kugira ngo atazaba umwami, ngomba kumwica kugira ngo atazategeka. Ariko ikiganza cy'Uwiteka Imana Nyiringabo cyari kuri Dawidi, ubwiza bw'Imana bwari kuri Dawidi, urukundo rw'Imana rwari kuri Dawidi, imbabazi z'Imana zari kuri Dawidi, kuko Imana yavuze ntawayivuguruza, yagambira yategetse ntawayibuza. Oya, no, ntabwo bibaho. Imana irinda ijambo ryayo, kandi isezerano ryayo ihora ryibuka ibihe byose. Mu izina rya Yesu, icyo Uwiteka yakuvuzeho ntaho kizajya kugeza gisohoye. Ndi umugabo wo kubihamya. Imana nishimwe. Haleluya. Imana yambwiye muri bibiri ko nziga kaminuza, nziga segonderi, nkiga na kaminuza. Kubitekereza njyewe ubwanjye sinabishyikiraga bitewe n'ubuzima narindimo bwari bungoye, ariko Imana ntabwo ijya ibeshya. Imana ntabwo
ishobora kukuriganya ku byo yavuze. Imana ishimwe cyane. Imana rero ntabwo ijya ibeshya. Uyu munsi wa none navuga ngo ndimo ndiga muri kaminuza hariya kuri UTB, niho ndimo kwiga. Rero kubw'imbabazi z'Imana n'urukundo rwayo, wowe ubaha Imana, numara kuyubaha, ibyo yavuganye nawe izakubwira byinshi, izakubwira amakuru adasanzwe, uzahishurirwa ibyo utigeze kumenya, kuko Imana ni urukundo. Imana ni nziza ibihe byose. Yimpera icyubahiro uri ukurikiye ijambo ry'ubuhanuzi mu izina rya Yesu Kristo Nazareti. Haleluya. Imana ndayikunda. Yesu ni inshuti yanjye, nanjye ndabizi ko ni inshuti ye, kandi ibyo bimesha icyizere mu mutima wanjye, kuko Yesu ni umwami ibihe byose. Imana ni ishimwe. Haleluya. Nuko Dawidi rero Sawuli aramuhiga. Amaze kumuhiga, Dawidi nange amakuru arayamenya. Nawe yari afite abatasi bazi gutata neza, kandi na Sawuli yari afite abatasi bazi gutata neza. Nuko Dawidi aza kumenya neza ko umwami Sawuli ari hafi aho ngaho. Dawidi nk'umuntu wari wamenyereye, cyangwa se nk'umukomando wari wamenyeye igisirikare, arangije abwira bamwe mu bodyguard be, arabwira tumva, ninde twajyana nkajya kureba ahantu Sawuli ari? Bibiliya ntabwo itubwira icyo Dawidi yashakiraga kumenya aho Sawuli ari, ariko ahari bashobora kuba yarashaka kumenya neza ingabo ari kumwe nazo, aba ari kumwe nabo, n'ahantu ari neza, kugira ngo nawe amenye neza ahantu agomba kumuhungira. Nuko Dawidi aragenda ajyana n'umuhungu nawe utagira ubwoba, ariwe bitaga Abishayi. Yesu nashimwe. Ariko hari amakuru ingabo za Dawidi zari zizi, kuko Dawidi yagendanaga n'abahanuzi. Hari abantu yagendanaga nabo, hari abo yakoranaga nabo b'abakozi b'Imana, abatambyi n'abahanuzi, yari kumwe nabo. Imana ishimwe. Nawe jya wishimira kubana n'abahanuzi ariko buzuye umwuka w'Imana, buzuye imbaraga z'Imana, buzuye ijambo ry'Imana. Haleluya. Kandi nawe uri umuhanuzi w'Uwiteka. Imana ni ishimwe. Nuko Dawidi aragenda. Amaze kugenda ajyana na Abishayi. Amaze kujyana na Abishayi, Abishayi uyu nguyu ari mubyara we, barajyana. Bamaze kujyana ngo bageraho ingabo za Sawuli ziri, basanga Uwiteka yakoze ikintu cy'igitangaza nabo batibwiraga. Basanga Uwiteka yasinzirije Sawuli ndetse n'ingabo ze, basinziriye bose. N'umwami nawe yasinziriye, abamurinda basinziriye. Sinzi urugendo bari bagenze, icyo nzi cyo ni ibitotsi Uwiteka yari yamaze kubateza. Imana hari icyo ashaka gukora Dawidi, hari icyo ashaka kumwereka nk'inshuti ye. Imana ishimwe. Ndakwifuriza kuba inshuti y'Imana. Amen. Haleluya. Ndakwifuriza kuba inshuti y'Imana. Ndakwifuriza kuba inshuti ya Yesu. Yesu azakwereka byinshi utigeze kumenya. Dawidi nawe yabonye ikindi kintu atibwiraga ako kanya, ataragambiriye, ariko Uwiteka niwe wari wagikoze. Imana ni ishimwe. Dawidi nuko ako kanya ngo abona ingabo zasinziriye, aragenda agera aho umwami Sawuli ari, asanga nawe yasinziriye. Noneho Dawidi ari kumwe na Abishayi. Abishayi aramubwira ngo umva mwami nyagasani, ibuka ubu buhanuzi, dore bwa buhanuzi burasohoye. Yesu nashimwe. Abishayi yaranezerewe cyane, abwira Dawidi atumva nyagasani, iki nicyo cyagiye Uwiteka yavuze avugira mu bahanuzi, ariko ngo hari igihe runaka nzashyira umwanzi mu maboko yawe, nawe uzamugenza uko ushaka. Tekereza nawe ubwawe, umuntu uguhiga, umuntu wakugiriye nabi, umuntu ukubuza gusinzira, umuntu ukubuza kuryama, umuntu ukubuza amahoro aho wicaye. Njya numva bamwe ngo bajya bagenda bagasengera abandi ngo Imana ibahane, babasabira imivumo. Bamwe bakavuma abo bayoboye, babifuriza imivumo. Ariko mwene data,
nujya kuvuma umuntu nawe Imana nawe umenye ko uwo muvumo ari uzakugarukira. Uzavuma umuntu nawe umuvumo uzakugarukira. Yesu akugirire neza. Wowe ujya gusengera abandi ngo urabazirika, ni wowe uri kwizirika ubwawe, kuko ibyo bizakugarukaho. Ndagira ngo nkugire inama kano kanya, ibyo bireke wihane mwene data nawe mushiki wanjye. Uramenye uwo mwuka w'ishyari, Uwiteka kubabarire, wihane guhera uyu munsi wa none, kuko ibyo ukora bizakugaruka ku gatwe. Ibyo ugambire kuri bagenzi bawe bizakugarukaho. Umva mwene data, Sawuli uyu nguyu yahize Dawidi ashaka kumwica, ariko Imana igira icya ishyira Sawuli mu maboko ya Dawidi. Kandi Imana yaravuze ngo mva Dawidi, ngo iki nicyo ngo hari igihe nzashyira umwanzi mu maboko yawe, nawe uzamugenza uko ushaka. Imana itugire neza. Igihe kiragera koko Imana isohoza rya jambo yavugiye mu muhanuzi. Niba ari Natani simbizi, niba ari undi simbizi, ariko icyo nzi cyo Imana yasohoje ubwo buhanuzi. Abisharangira batumva umva Nyagasani, umva databuja, umva mutware, ndakwinginze nyemera kano kanya ngihagaze aha, icumu ryanjye nditikuriye umugabo Sawuli watuzengereje, utuma imvura itunyagira, utuma twicwa n'inzara, utuma twicwa n'imbeho, utuma tudasinzira, utuma tuzerera, utuma twataye abagore bacu aduhenga twice inzara, utuma twicwa n'imbeho, utuma tudasinzira, utuma tuzerera, utuma twataye abagore bacu aduhenga twice. Nyemera kano kanya mutikwe icumu rimwe, murimbura aka kanya, ubutazongera guhumeka ikigeragezo yivana imbere yawe. Nyemera rimwe gusa nkwereke. Ariko Dawidi, haleluya, yuzuye umwuka w'Imana, yuzuye ubuntu bw'Imana, yuzuye imbabazi z'Imana, haleluya. Arangije aravuga ngo umva, ngo reka nkubwire, kirazira ko narambura ukuboko kugira ngo nica Uwiteka yimikije amavuta. Ntibikabeho. Oya, ntabwo bikwiye. Ahubwo uramenye kuko uyu nguyu yimikishijwe amavuta. Uyu ni umukozi w'Imana, uyu yasizweho n'Imana, uyu yasizwe n'Imana mu gihe cy'uyu munsi wa none. Ni umukozi w'Imana. Sigaho, ntibikabeho. Azigwire ku bandi, ahari azajya mu ntambara yigwemo, ahari azahura byinshi bitandukanye bizatuma avaho, ariko ntibikabeho, kuko ngewe ntabwo ari cyo nshinzwe. Ngewe icyo nshinzwe ahubwo ni ugutegereza isaha y'Imana. Haleluya, Mana nishimwe. Tegereza isaha y'Imana, tegereza igihe cy'Imana, tegereza igihe cy'Imana. Reka kwihuta, reka kwirukanka, genda gake. Mana idufashe, genda gake, reka kwihuta, genda gake mwene data mushiki wanjye. Imana yaravuze koko, yaravuze, ariko tegereza isaha y'Imana. Ndatekereza wowe ubwawe ushobora guhita ubirangiza ako kanya, ukabikora uwo mwanya, ukabutireka nk'uri kigerageza imbere yanjye kirangire, ariko ntabwo ari cyo gihe cyawe, ntabwo ariyo saha yawe, ntabwo ari wo mwanya wawe. Mwene data mushiki wanjye, ijambo ry'Imana ngo hahirwa uwihanganira ibimugerageza, namara kwemerwa azahabwa ikamba ry'ubugingo ry'Imana ateguriye abayikunda. Haleluya, ihangane. Dawidi yarihanganye. Mana ishimwe. Dawidi yarihanganye. Kwihangana kwa Dawidi, tugufateho urugero, kuko yabaye umugabo w'intwari. Imana ishimwe cyane. Yabaye umugabo warinze iby'Imana, yabaye umugabo wihangana ibimugerageza, yabaye umugabo warinze ubuhanuzi, kandi ategereza igihe cyabwo kugira ngo gisohore. Imana ishimwe. Nuko rero koko igihe cyaje kugera
kwihangana kwa Dawidi cyangwa se gutegereza igihe cy'Imana igihe kigeze. Sawuli yaje guhura n'Abafilisitiya nibo bamwishe. Dawidi asubira aba umwami nk'uko Imana yabivuze. Yesu atugire neza. Twasomye mu rwandiko Paul yandikiye Abaroma ibice 5 ku murongo wa 4. Abaroma ibice 5 ku murongo wa 4 hari icyo Paulo yavuze. Aravuga ngo kandi kwihangana kugatera kunesha ibitugerageza. Imana ishimwe. Ngo kandi kwihangana kugatera kunesha ibitugerageza. Kwihangana kwa Dawidi kwatumye anesha ibimugerageza. Kwihangana kwa Dawidi kwatumye Uwiteka Imana Nyiringabo imugabira ubwami bwa Isiraheli. Kwihangana kwa Dawidi kwatumye yamamara. Kwihangana kwa Dawidi kwatumye anesha ibyamugeragezaga. Niyo mpamvu n'uyu munsi akivugwa. Niyo mpamvu n'uyu munsi dukwiriye kumufataho icyitegererezo. Niyo mpamvu n'uyu munsi dukwiriye kumva neza ubuntu bw'Umwuka Wera mu mitima yacu, kuko Umwuka Wera yari muri twebwe atuma tubasha kwihangana. Umwuka Wera yari muri twebwe atuma tubasha guhagarara neza mu kigeragezo. Umwuka Wera yari muri twebwe atuma tubasha kumenya kwitwara neza. Uburyo bwose tugomba kurwana intambara nziza. Uyu mugabo Dawidi yarwanye intambara nziza. Nuko rero Paulo ahugura Abaroma aravuga ngo nuko ngo kandi kwihangana kugatera kunesha ibigeragezo, uko kunesha kugatera ibyiringiro. Uko kwihangana gutera kunesha ibigeragezo gutera no gutuma tubasha ngo uko kunesha kugatera ibyiringiro. Kunesha kugatera ibyiringiro. Dawidi mu byiringiro bye yari afite yizeraga neza 100% ko isaha y'Imana nigera azaba umwami, ko igihe cy'Imana nikigera azabasha kuyobora kiriya gihugu nk'uko yari yarabivuganye cyangwa se yari yarabibwiwe n'Uwiteka. Imana yacu itugire neza. Rero twese hamwe uyu munsi wa none hari icyo tugomba gutekereza cyangwa se urugero tugomba gufata kuri Dawidi. Dawidi uyu nguyu wishwe n'inyota, akicwa n'inzara, agasuzugurika, agata agaciro mu bwoko bwabo, ndetse agata agaciro mu gihugu cyose, yirirwa azerera. Kwihangana kwe kwamuhesheje kunesha, kandi uko kunesha gutera ibyiringiro mu mutima we bituma atabasha kunyeganyezwa n'ikibonetse cyose. Imana idufashe. Amateka y'uwitwaga Ana murayazi. Ana wageragejwe na muke witwaga Penina. Ana ntabwo yabashaga kubyara, yari ingumba. Ariko Penina we ntabwo ari ingumba, yarabyaraga. Ana agira agahinda mu mutima we, yicwa n'umubabaro, asenga Imana, arayinginga. Arangije afata umwanzuro ahiga umuhigo. Kubwo guhiga umuhigo we, Imana yamuhaye icyo yifuzaga. Uko kwihangana kwe rero no gutegereza kwe, ntabwo yagiye ngo reka njye kwica abana ba mukeba wanjye, nta nubwo yigeze atuka mukeba we, ahubwo yarihanganye ategereza isaha y'Imana, ategereza igihe cy'Imana, ariko arasenga aba hafi y'Imana, yinginga Imana, azira muri ubwo butoni bw'icyo kigeragezo bwo gusekwa no kunegurwa n'abatari bakwiye kumunegura. Ariko igihe kigeze Imana iramwibuka. Biratubwira ngo nuko izibura inda ye abyara umwana, amwita Samweli. Ariwe wanditse ziriya nkuru za Dawidi, amwita Samweli. Bivuga ngo ni igisubizo cyangwa se Uwiteka ampaye icyo namusabye.
mwene data mukundwa kandi mushiki wanjye, uyu munsi wa none itondere ubuhanuzi wumva, witondere ibyo ubwirwa, witondere kuko buno buhanuzi bwa Dawidi yari yarabubwiwe, ariko arangije agira ubwenge bwo kumenya neza no gusobanukirwa neza. Reka twongere twumve undi muntu wigeze ahanurirwa. Yesu ubwo yari ageze kwa Pilato amaze kumukubitisha, ngo muri iryo joro umugore wa Pilato aza kurota, amaze kurota abona Yesu neza 100%. Amaze kumubona neza abona ko nta cyaha afite, arangije asanga Pilato aramubwira ati umva mugabo wanjye, reka nkubwire, hari ibyo nabonye, uriya muntu nabonye ari umuziranenge, uriya muntu ugira icyo umutwara. Uyu mugore yari yarose mu by'ukuri, yari yamaze guhishurirwa, yari yamaze kumenya byose. Mani tugira neza byerekeranye na Yesu, kandi ibyo yari yabonye byari ukuri. Aha harimo umukoro ukomeye cyane, harimo ikintu gitangaje tugomba kwitondera. Ese mu by'ukuri uyu mugore ijambo yabwiye Pilato ryari rivuye ku Mana? Hari ijambo yamubwiye byari yabonye kuko byari ukuri, kandi birashoboka ko yari yabihishuriwe. Uku kubihishurirwa mu by'ukuri si Imana yari yabimuhishuriye, oya. Bibiliya itwereka abahanuzi batandukanye. Hari abo bita faux prophète na vrai prophète, abahanuzi b'ukuri n'abahanuzi bavukanye izo mpano z'ubuhanuzi. Abavukanye impano z'ubuhanuzi barahanura kandi ibintu bikabaho, ariko hari n'abahabwa izo mpano z'ubuhanuzi bazihawe n'Umwuka Wera. Yesu adufashe. Uko uhanura ugomba kugira ubwenge, kandi n'uko uhanura ugomba kugira ubwenge. Rero uyu mugore iyi mpano ntabwo yayihawe n'Umwuka Wera, yari impano yari yaravukanye, ariko Satani ayicamo ashaka kujya aburizamo umugambi w'Imana. Yesu adufashe. Kuko iyo Pilato aramuka akijije Yesu, ntabwo umugambi w'Imana wari gusohora. Ariko noneho kuko umugambi w'Imana agomba gusohora, niyo mpamvu Yesu yagombaga gupfa, kuko cyari igihe cyo kugira ngo abari mu isi ducungurwe. Yesu adufashe. Rero byaje gusohora nk'uko Imana yarabivuze, kuko Yesu agomba gutambwa. Ariko twaza kuri Dawidi noneho, uwamuhanuye y'umuhanuzi w'Uwiteka, aravuga ngo Dawidi hari igihe runaka kizabaho nkashyira abanzi bawe mu maboko yawe. Yesu adufashe. Iri ni ijambo ry'ubuhanuzi, ni ikiganiro kivuga ngo ijambo ry'ubuhanuzi, ukurikira ijambo ry'ubuhanuzi. Yesu nadufashe. Dawidi rero uyu nguyu ari mu mwuka w'ubwenge wo kugenzura neza no kumenya neza igihe cy'Imana. Yari afite ijambo ryo kumenya muri we. Haleluya, Imana nishimwe. Yari afite ijambo ryo kumenya, yari afite umwuka wo kumenya no kugenzura neza, agasobanukirwa. Kubw'ijambo yari afite muri we, cyangwa se icyo yari yarigeze amenya, Yesu yavuze ngo nimukihorere, kuko guhora ari uk'Uwiteka, kandi nimukirwanirire, kuko uturwanirira ninde? Ni Yesu Kristo wenyine. Iyo wirwanira uratsindwa, ariko iyo utegereje ukurwanira akakurwanirira, utambuka neza, gitwara. Imana iduha umugisha. Yesu nashimwe. Dawidi yaramuka yishe Sawuli,
aya maraso yari kuvusha nawe aye yari kuzamenwa. Ariko Dawidi agira ubwenge abiheshejwe n'ijambo ryari muri we. N'icyo Uwiteka yaramubwiye tuzaba umwami. Aravuga ati nta kabuza Uwiteka yambwiye ko nzaba umwami. Ntabwo ngiye kwirwanirira rero. Benshi bakunda kwirwanira bashaka imyanya mu buyobozi, mu gipasiteri n'ahandi, ariko tegereza Uwiteka kurwanire mwene data. Dawidi arangije yinjira amenya neza icyo Uwiteka yamubwiye, arangije amenya neza n'umuyobozi uwo ari uko yashyizweho n'Imana. Aravuga ngo azavanwaho n'Imana, ntabwo ari njye uzamwikuriraho, azakurwaho n'Uwiteka, ntabwo ari njye uzamwivaniraho. Agira uwo mwuka w'ubwenge. Yesu nashimwe. Abatoya ntibikabeho. Turongera tukabona neza Satani arimo agerageza Yesu mu butumwa bwiza bwa Matayo ibice 4. Aho ngaho nibona Satani agerageza Yesu. Ndakwifuriza kugira ugira ijambo muri wowe, ijambo ry'Imana rigwire muri wowe rifite imbaraga, ijambo ry'Imana rikuyobore, ijambo ry'Imana nibwo buhanuzi butavangiye. Haleluya. Nuko Yesu arimo ageragezwa na Satani. Bibiliya iratubwira ngo amujyana ku musozi, aravuga ngo haranditswe ngo simbuka. Yesu yari amaze iminsi 40 mu butayu atarya atanywa. Nuko ngo umwanzi aramwegera, yari amaze kubona ko ashonje. Aravuga ngo niba uri umwana w'Imana, handitswe ngo amuha ibuye, aravuga ngo hindura ibuye umugati wirire kuko urashonje. Ariko Yesu aravuga ngo ntabwo umuntu atungwa n'imitsima gusa, ahubwo atungwa n'ijambo rivuye mu kanwa k'Imana. Ngo umwanzi abona ko bitagikunze, ngo amujyana ku gasozi, ku gasongero k'umusozi. Aravuga ngo simbuka ugwe hasi hariya, kuko handitse ngo izagutegekera abamarayika bagusame kuko utazasitaza ikirenge cyawe ku ibuye. Aho niho nashaka kuvuga cyane. Aravuga ngo haranditswe ngo Uwiteka azagutegekera abamarayika kugira utazasitaza ikirenge cyawe ku ibuye. Yesu narangira avuga ngo haranditswe ngo Satani avuga ngo haranditswe. Yesu ati haranditswe ngo. Icyanditswe gisimbuzwa ikindi cyanditswe. Imana idufashe. Ese koko Satani ibyo yaravuze ntibyari byanditse? Byari byanditse, kandi byanditse mu ijambo ry'Imana. Yesu aravuga ngo haranditse. Imana itugire neza kandi duhe umugisha. Birakwiye ko tugira umwuka w'ubwenge. Nitugira umwuka w'ubwenge muri twebwe, ni ijambo ry'ubwenge, ni ukuri ibintu bizagenda neza. Ni ukuri Imana izagukoresha iby'ubutwari. Ni ukuri Imana izakwagura. Imana izakugendesha imbere ya rubanda rwose. Imana izagutambagiza imbere y'abatakwemeraga. Imana izagutambagiza imbere y'abatazi izina ry'Uwiteka. Imana izamenyekana kuko wagendeye mu nzira y'ijambo ryayo, mu nzira yo gukiranuka, mu nzira yo kwirinda. Imana izakwamamaza, nawe uzamamara, uzaba igitangaza imbere y'abatakwemeraga. Uzaba ukomeye imbere y'imiryango yanyu, kandi uzabera umugisha igihugu cyawe, uzabera umugisha umuryango wawe, uzaba umugisha mu itorero ryawe, uzaba umugisha mu buyoboye. Imana izakwagura kandi Imana izakugira neza. Haleluya. Akira ubuhanuzi bw'ijambo ry'Imana, turutse mu ijambo ry'Imana, kuko ni igihe cyawe kandi ni igihe cyiza cyo kugira ngo umenye neza kandi usobanukirwe neza iby'Imana ishaka kugukoresha mu gihe cyawe cya none, iby'Imana ishaka kukuyoboramo muri iyi minsi ya none, iby'Imana ishaka ko ukora
kugira ngo izina ryayo ryamamazwe. Apana gutanga Imana imbere. Ntimugatanga Imana imbere, oya mureke Imana igenda imbere yanyu. Nimushaka kuyitanga imbere muzarenga umusaraba, kandi kuko kurenga umusaraba ni ukuri aho ngaho ntabwo ushobora kwikurayo, kuko aho ngaho uyoboye mu ijambo ry'Imana, mu ijambo birangiye uba utaye umurongo wawe. Imana igufashe kandi kugire neza. Wirinde guta umurongo, wirinde gutanga Imana imbere. Reka Imana ikugenda imbere kandi gukoreshe. Niba Dawidi yaririnze gutanga Imana imbere, nawe ntugatanga Imana imbere. Hari abo twagiye tubona batanga Imana imbere, batanga Imana imbere bagapfa barimbutse. Ariko wowe ubwawe uzirinde gutanga Imana imbere, kuko nureka Imana ikagenda imbere izakuyobora neza, kandi uzashyika neza amahoro. Yesu akugire neza, kandi Imana ikwiteho muri uyu mwanya nonaha. Imana yagure ibitekerezo byawe n'ubwenge bwawe. Imana ikore ku bitekerezo byawe, ubashe gutekereza neza, ubashe kumenya neza icyo Imana ishaka kugukorera muri iyi minsi ya none, n'umugambi wayo ku buzima bwawe, kuko ibyo Uwiteka arimo gutegura ni byiza, ntabwo ari bibi. Imana ibaha umugisha. Tugiye gusengana Imana, ariko ndagira nkubwire nimero zanjye za telefone ni 078 630 396. Inimero iri kuri WhatsApp. Imana iguha umugisha. Ushobora kumpamagara. Aho dukora ni hari Gahanga munsi ya Cricket, aho wadusura. Tubasha kuboneka ku cyumweru saa 8. Imana iduha umugisha, kandi nawe Imana iguha umugisha mu byo yifuzaho byose. Tugiye gusenga Imana rero muri umwanya mwiza wo gusenga, ariko nkwifurije kuyoborwa n'Imana. Wirinde gutanga Imana imbere. Nudatanga Imana imbere uzagira umugisha rwose. Nureka Imana ikagenda imbere izakuyobora mu byawe byose. Yesu abaho umugisha. Kadusenga Imana. Mwami Imana yacu, Imana ishobora byose, kandi Imana igira neza, mu izina rya Yesu ndagushimye kubw'amagambo yawe meza, amagambo atanga ubugingo, kandi amagambo abeshaho. Mu izina rya Yesu Kristo rikomeye ndakwinginze umwanya wa nonaha, gira neza mwene data na mushiki wanjye bose uko bangana bumvise ijambo ryawe. Mwe bene data n'abashiki banjye bumvise iri jambo, reka rishore imizi mu mitima yabo, kandi umwuka wera abayobore mu izina rya Yesu Kristo, kuko nabayobora. Mwami Imana yacu, bazagera ku cyo bagomba kugeraho, kandi bazamamara, bazamenya byose, bazahishurwa byose biturutse mu bushake bwawe Kristo Yesu. Ndakwinginze rero gira neza buri wese wakiriye aya magambo, kandi ahabwe umugisha nawe. Imbaraga z'Imana zibane nawe, ubwiza bwawe bubane nawe, kandi gukomera kwawe kubane nawe mu izina rya Yesu Kristo, kugira ngo izina ry'Uwiteka Imana yacu rihimbazwe. Urakoze Mana nyagasani, kubw'ubuntu n'imbabazi zawe no gukomera kwawe biganza ubugingo bwabo, kandi imitima yabo igubwe neza mu izina ryawe Yesu Kristo. Nsengeye buri wese wakiriye amagambo yawe, kugira imbaraga z'umwuka wera zigendane nawe mu byo akora byose.